Muraho neza, ndabaramukije mwese inshuti bakunze ijambo ry'Imana kuri Women Gadizi Ministry Channel. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Ndabaramukije muri iki gitondo mbifuriza igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cyo kubana n'Imana, igitondo cyo gufashwa n'Umwami Yesu hamwe n'Umwuka Wera. Uyu munsi tuzanye ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 19, ni umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Hari inkuru abantu benshi basanzwe bazi, ariko niyo Umwuka w'Imana ashimye ko tuganira uyu munsi kuri Women Gadizi Ministry Channel. Reka rero tubanze dufatanyirize hamwe dusenge. Mana nziza, Mana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Eliya, turakubashye turagushimiye, uri uwo kwizerwa kandi uri uwo kwiringirwa ibihe byose. Nanone tugarutse kuri iyi kamera kugira ngo dukore umurimo mwiza waduhaye. Data wa twese mwiza, ndakwinginze ngo ubane natwe, kandi uheze imbaraga zose, imbaraga mbi z'umubi zatubuza gusohoza uyu murimo. Urakoze Mwami wanjye, ntuhereze umugisha umuntu wese ufite umutima wo kumva ijambo ryawe. Icyubahiro n'amashimwe bibyaye mu izina rya Yesu, amen. Iri jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira Umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kuri Women Gadizi Ministry, iri ni ijambo Umwuka w'Imana duhaye muri iki gitondo. Ni inkuru dusanzwe tuzi, iyi nkuru ya Zakayo ukuntu yari mugufi, ariko akagira icyifuzo cy'uko ashaka kureba Umwami Yesu. Hari uburyo bwinshi iyi nkuru rero, iyo dusoma ijambo ry'Imana njye nyikunda, iduhishurira ibyayo mu buryo bwinshi kandi mu buryo bw'ibitangaza. Iri jambo njyewe ndi kurisoma, hari ukuntu Umwuka w'Imana yari impishuriye, tutitaye kuri iki gice cyo hejuru kibanzaho gatoya, tugasa nk'abahereye ku murongo wa 8, aho batubwiye ngo maze Zakayo arahaguruka abwira Umwami Yesu ati, dore databuja. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, natwe turabizi neza yuko muri uru rugendo, muri uru buzima, hari abantu Imana iba yarashyizeho kugira ngo bazagufate akaboko bagukure ku rwego rumwe bakugeza ku rundi rwego. Abo babita aba destiny helper. Abo bantu rero hari igihe babuzwa gukora umurimo Imana yabahamagariye kubera ko batarakira Umwami Yesu, kubera ko Umwami Yesu atarinjira mu buzima bwabo. Dushingiye kuri iyi nkuru, aha niho Zakayo yavuze ngo Umwami Yesu amaze kugera mu rugo rwa Zakayo, mu mutima we kwinangira kwashizemo ndetse no kugundira iby'ubutunzi bwe, akumva ko ari bye wenyine bimuvamo. Niyo mpamvu yahagurutse aravuga ati, databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene. Imana yacu ishimwe. Aravuga ati, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Imana yacu ishimwe. Muri iki gitondo Umwuka w'Imana aragukangurira gusengera aba destiny helper, cyangwa se abafasha bazagusohoza icyo Imana yaguhamagariye muri iyi si. Abafasha bazagukura ku rwego rumwe bakagufasha kuzamuka ukagera ahantu Imana yari yaragambiriye ku buzima bwawe, kandi bakaguhuza n'umugisha wawe n'icyo Imana yakuvuzeho. Imana yacu ishimwe. Muri iki gitondo Umwuka w'Imana ari kudushishikariza kubasengera cyane. Tubasengere bagire umutima nk'uwa Zakayo, umutima wo kwifuza kujya kureba Umwami Yesu. Zakayo yagiye kureba Umwami Yesu atari uko abuze ubutunzi. Bibiliya itubwiye ko yari umutunzi, yari afite amafaranga, nta kintu na kimwe yari afite, yari abuze
ariko ngo agira inyota yo kuvuga ngo ndashaka kureba umwami Yesu, kuko yari yumvishe ko agiye kuhanyura. Imana yacu rero muri iki gitondo igira ibintu ikora ku ba destiny helper bacu, umwami Yesu yongere kunyura ku buzima bwabo, bongere kugira inyota, bongere kumva bafite ubushake bwo gushaka kureba umwami Yesu. Nuko niba mubona Kristo nagera mu mitima yabo, birahinduka, ibyawe birahinduka, ibyanjye nawe birahinduka, kubera yuko aba bantu ntabwo badufasha umwami Yesu ataragera mu buzima bwabo. Haleluya! Ariko Kristo nahagera barahaguruka batange, nibatanga birakugeraho, ukuboko kwabo nikurekura, uwo mugisha nawe urawakira. Imana yacu ishimwe. Iri jambo ni ry'umwuka w'Imana no muri iki gitondo adukanguriyemo, ni ukugira ngo wowe nanjye dutegereje ineza y'Imana cyangwa se dutegereje amasezerano y'Imana, tugire umwete wo kuyasengera ndetse no gusengera abantu Imana izakoresha kugira ngo ayo masezerano asohore. Tubasabire cyane kugira ngo bagire umutima ndetse n'inyota wo kumva bashaka kureba Yesu. Tubasabire cyane kugira ngo muri iki gitondo umwami Yesu yinjire mu buzima bwabo. Kristo nahagera amateka arahinduka. Kristo nahagera kwinangira imitima kuravaho. Kristo nahagera barahaguruka bakore, kandi nibakora kuko bihuje n'umugambi w'Imana kuri wowe, urakira umugisha w'Imana. Ndabakunda rero, iri ni ryo jambo umwuka w'Imana duhaye muri iki gitondo. Icyazanye Kristo ni ugushaka icyari cyarazimiye. Imana yacu ishimwe. Hari ibintu byazimiye, hari ubugingo bw'abantu bwazimiye, abantu b'Imana bari bakijijwe basubira inyuma. Abo ngabo njyewe nawe duhaguruke muri iki gitondo tubasengere, tubagarure mu mwuka, tubagarure kuri Kristo. Hari ibintu byari byacu, hari imigisha yari iyacu yazimiye iyo umwanzi yatunyaze. Iki gitondo njyewe nawe dusabe Kristo tumwinginga kugira ngo ashake icyari cyarazimiye. Niwe uzi aho yanyura kugira ngo akigarure, niwe uzi abo yakoresha kugira ngo kigaruke. Iki gitondo twinginga umwami Yesu kugira ngo agarure ibyazimiye ku buzima bwacu, kuko aricyo cyamuzanye, aricyo cyazanye umwana w'umuntu mu isi. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Imana ibahe umugisha, ikomeze kubishimira, kandi mukomeze gufashwa nayo hamwe n'umwuka wera, mu izina rya Yesu. Bye bye.